Oh yes, ikaze kuri Shanifab official kuri YouTube channel. Iki ni igihe cyiza rero cyo kongera kuganira kuri cya kiganiro cyacu dukunda cyane aricyo bita The Midwife Skills, aho tuganira byinshi cyane ku bijyanye n'imyororokere y'ubuzima muri rusange. Nishimiye kubana nanjye, ndakwishimiye wowe wakanze kuri ino video kugira ubashe gukurikirana ikiganiro cyanjye naguteguriye uyu munsi. Nta wundi muri kumwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Save Mother and Child, Reducer of Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-Marriage Counselor, From Evidence to Realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Yes, nk'uko rero mwabyanditse muri comment, nafashe comment imwe kuri topic y'ubushize ya The Midwife Skills twakoze, hanyuma mpitamo ikibazo kimwe umuntu umwe yambajije. Yabajije ikibazo kigira kiti: ese ko maze kubyara abana bageze kuri 5 ariko nkaba nta gitsina gabo nari nabyara, buri gihe cyose mbyara igitsina gore. Umugabo ahoranuka buri munsi ku munsi ngo nitubyara abahungu iwacu, ibintu byinshi cyane, ngo yabyaye umwana hanze w'umuhungu ariko we kuva yaza ntabwo barabyara umukobwa. Ndagusabye nawe n'ufite kino kibazo cyangwa nibuze hari ugifite, izi nizo nama nziza nabagira mwakoresha. Ntatinze rero, uyu munsi kugira ngo ubashe kuba wabyara umuhungu turabirebera mu bintu bibiri, mu mpande ebyiri. Impande ya mbere ni impande turi buze kuganiraho ya karemano cyangwa se uburyo busanzwe abantu benshi bavuga scientifiquement ariko bidafite proof, bidafite proof ifatika cyane, nk'ubundi buryo turi buganireho nabwo bwa kabiri bujyanye n'uburyo bwo kwa muganga. Ubwo buryo bubiri rero bwose burimo ingingo zigeze kuri 5. Uburyo bwa karemano rero harimo ibice 3, hanyuma uburyo bwo kwa muganga turaganira ku bice 2. Aho turi busange mu buryo karemano turi burebe igihe cyiza cyo kuba waterera umugore wawe inda, cyangwa igihe cyiza cyo kuba wawe wasama inda. Hanyuma tuze kureba ku bijyanye noneho n'imirire, ibiryo ushobora kuba warya bikaba byagufasha kuba wabyara igitsina gabo. Hanyuma turebe noneho ku kindi kintu kijyanye noneho n'ikintu nakita noneho imiterere cyangwa se imiterere yo kuba wateramo noneho akabariro, cyangwa se position ushobora kuba wakoresha mu gihe uri gutera akabariro, zikaba zagufasha kuba wabyara umuhungu. Icyo ni igice kimwe kijyanye n'igihe cya karemano. Noneho turi buze kujya kuganira noneho ku bijyanye n'ibyo kwa muganga. Noneho kwa muganga se twakora iki kugira ngo umuntu ashobore kuba yabyara umuhungu, twakora iki kugira ngo ashobore kuba yabyara umukobwa. Aho turi bubonemo ingingo ebyiri nk'uko nabikubwiye: gusuzuma no gutoranya intangangabo, ndetse noneho n'ubundi buryo bwa IVF cyangwa se icyo bita intro fertilization. Yes, ndagusabye rero niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo gukora subscribe. Nurumara gukora subscribe cyangwa se niba wowe waranayikoze, ndagusabye kandi aho ngaho hari igikumwe hasi handitse ngo like, ukande like cyangwa se ukande dislike agacuramye niba ikiganiro utagikunze. Yes, ndagusabye rero aka kanya ndagira ngo nkure impungenge abantu benshi batandukanye bagira. Usanga umugabo atoteza umugore nk'uko umuvandimwe yabitwandikiye agira ati: njyewe maze kubyara imbyaro 5 zose ariko nta gitsina gabo nari nabona, kandi umugabo ambwira yuko we yigeze kubyara umwana w'umuhungu hanze tutarabana, ariko njyewe nkaba ntaramubyarira umukobwa. Reka nkureho impungenge rero
ku bagabo nanone cyane cyane bafite imyumvire nk'iyo ngiyo. Muzi neza ko mu muco nyarwanda bajya bavuga ngo ubumva abantu bari guserezanya cyangwa se umuntu yakoze neza ukamushimira ngo uruwasosha, ukavuga ngo uruwaso. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko ubundi muri rusange bavuga yuko umugabo ariwe ukora iki? Ariwe ubyara. Nubwo umugore atwara inda agasama, ariko bavuga yuko umugabo ariwe ubyara. Scientifiquement rero ibyo ntabwo biri kure cyane y'ibintu tuzi n'ubundi, sibyo? Kuko mu Gifaransa ho Abafaransa nibo bakunda kubidetaya cyane, aho bavuga ngo niba abagore ari 99 hakaba harimo umugabo umwe, wa mugabo ahise ahagararira bya bindi by'igitsina gore. Niyo mpamvu uzasanga utuntu twinshi batuza mu gitsina gabo kubera yuko harimo igitsina gabo kimwe cyonyine kirimo. Ariko noneho ku bisanzwe ahangaha ho scientifiquement ni ukuvuga ngo n'ubundi igitsina gabo nicyo gitanga igitsina. Ni ukuvuga ngo umugabo niwe utanga igitsina umwana azavuka afite. Abagabo rero turekera aho ngaho rwose gukomeza gutoteza ababyeyi bacu, abadamu bacu, tubatoteza ngo ntabwo babyara, kandi ubundi umugabo ari we utanga igitsina gabo cyangwa se gore. Ushobora kwibaza ati se ibyo bintu bibaho birashoboka? Ese niye proof? Ibyo bintu bishingiye ku ki? Ni gute wavuga ngo umugabo niwe utanga igitsina? Muri rusange rero nkuko nabasezeranije, ndakubwira ibintu bigeze kuri 5 bishobora kukwereka ko ushobora kugerageza ukaba wabasha kubyara igitsina gabo. Nicyo twibanzaho cyane cyane kuko ikibazo cy'uriya muvandimwe cyari gishingiye ku gitsina gabo, ariko n'abandi n'ubundi barafatiraho. Ikintu cya mbere rero cy'ingenzi ugomba kubanza kumenya no gusobanukirwa, ni ukuvuga ngo icyo dushaka ni male sex cyangwa se igitsina gabo gusa. Icya mbere ugomba kubanza kumenya nuko umuntu cyangwa se intangangabo muri rusange ziba zirimo uturemangingo cyangwa se icyo bita chromosome, amakromosome 2 atandukanye, imwe ari igitsina gabo indi ari igitsina gore. Ni ukuvuga ngo wenda ibi bintu reka tubikore gutya, wenda tuvuge yuko iyi ngiyi ma ihagarariye male igitsina gabo, fa ikaba ihagarariye female cyangwa se igitsina gore. Reka tubikore gutya, ndagira ngo tuze kujyana neza. Ubusanzwe muri rusange navuze yuko intangangabo ziba zigizwe n'amakromosome 2 cyangwa se uturemangingo 2 dutandukanye. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri male haba harimo iyo bita X niyo bita Y. Reka tujyane neza. Hanyuma hano ku mugore ho hakaba harimo iyo bita X and X. Reka tuvuge yuko male ihagarariwe ni X and Y, hanyuma female ikaba ihagarariwe na X and X. Ndagira ngo wenda bino bintu tubyumvikaneho neza. Ni ukuvuga ngo izi chromosome cyangwa se uturemangingo mu umugore utuba tumureba ni utu 2. Ni ukuvuga ngo M uyifata wenda nka Y, hanyuma female uyifate nka X. Ni ukuvuga ngo twe dukore assumption ivuga yuko intangangore ari X hanyuma intangangabo ikaba Y. Hanyuma rero mu ntangangabo haba harimo iyi X ndetse n'iyi Y, aya makromosome cyangwa se imirera. Hanyuma hano kuri F tusangaho
izi x ebyiri ni ukuvuga ngo ni x and x, bisobanuye ko iyo x na x bihuye nibyo bibyara igitsina gore. Hanyuma mu gihe mu gitsina gabo hagomba kuba harimo x and y, zigomba kugendana uko ari ebyiri x and y mu kijyanye n'intanga ngabo. Aka kantu nizere ko mumaze kugasobanukirwa. Aha rero niho ruzingiye. Nkuko nababwiye ngo uburyo bwa kamere nibwo buryo bwa mbere tugiye kubanza kurebaho, noneho dutangiye tuduteye muri bya bicuka ari bitatu dukoresha igihe, imirire ndetse n'imiterere. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo tugiye kureba ku bijyanye n'uburyo bwa karemano. Gusa uburyo bwa karemano nubwo abantu benshi babwizera cyangwa se babwizeramo kuba babukoresha, ntabwo bwizewe neza 100% kuko nta proof zihagije zigaragara nk'uko uburyo bwo kwa muganga bwizewe cyane, ariko uburyo uzabukoresha nabwo bwazagufasha. Ubusanzwe nk'uko twaganiriye mu biganiro byatambutse, twaganiriye ku kijyanye n'ukwezi k'umugore, aho twasanze nibura ukwezi akenshi kudahindagurika kuba kuri hagati y'iminsi. Ni ukuvuga ngo umuntu uri munsi y'iminsi guhera kuri 21 kumanura, akenshi ku kwezi ntabwo kuba kuzuye. Ariko iyo urengeje ukwezi nibura iminsi 28 kugeza ku minsi 32, uko kwezi niko tubara nkaho ari ukwezi akenshi kwiza ushoboka. Ariko iminsi ya nyayo ni iminsi 28 muri rusange, niko kwezi tubara nk'uko ari ukwezi kudahindagurika, ukwezi k'umugore. Hanyuma uko nababwiye ikintu ugomba kumenya nuko mu ntangabo hagomba kuba harimo izi x and y, hanyuma mu ntangangore hakaba harimo izi x and x. Bimwe rero mu biranga ano makromozome, uretse gatoya, ano makromozome hano ku ntangangabo aho twabonye ko harimo x and x, ni ukuvuga ngo iyi ntangangabo ishobora kuba nibura ya resista hagati y'umunsi umwe kugera mbere y'iminsi 3. Mbere iminsi 3 itageze, sibyo? Ni umunsi umwe na mbere y'iminsi 3. Mu gihe ahangaha ishobora kumara nibura hagati y'umunsi umwe kugeza ku minsi 5 ikiri resista, ikiri nzima, itari yapfa. Ariko ahangaha ku mugabo nta ntangangabo igipfa kurenza nibura iminsi 3 ikirimo hariya. So rero yagira ngo bisobanukirwa neza bino bintu. Ikindi kiyongereye nuko kiranga ku ntangangabo iyo irirukanka cyane, bifite umuvuduko mwinshi ugereranyije n'intangangore. Mu gihe intangangore yo igenda gake, slow, igenda ari nk'umunebwe, mbega igenda gake. Ariko intangangabo yo itiza yihuta cyane igasiga intangangore. Ibyo nibyo by'ingenzi ugomba kumenya biranga ano makromozome cyangwa se uturemangingo tuba turi hagati muri sperm cyangwa se muri ovule nk'uko twabibonye. Hanyuma rero uburyo bwa mbere ni uburyo bw'umumerere twavuganye. Ahangaha rero mu buryo bw'umumerere turareba ino tekinike y'uno mugabo yavuze. Iyi tekinike rwose nziza cyane, iyi tekinike ari nayo twatangiye dukoresha, tekinike yitwa Shetto's law. Shetto's niyo tekinike tugiye gukoresha kugira ngo tubashe kubona uko twabyara igitsina twifuza. Ino ni Shetto's method niyo tugiye gukoresha. Kuko none nabikubwiye, iyi metode kugira ngo ubashe kuba wayikoresha bisaba kuba uzi neza igihe cya ovulation cyawe. Twarabibonye turebe ku kwezi k'umugore. Iyo umaze kumenya ukwezi k'umugore kwawe, ukamenya igihe ugira muri ovulation,
nubwo uba umaze kumenya igihe ushobora kuba wasamira. Akenshi nk'uko nabibabwiye, ku muntu ugira ukwezi kw'iminsi 28, akenshi usanga ovulation iba ku munsi wa 14. Usanga ahangaha aricyo gihe cyiza cya ovulation nk'uko twabibonye mu bushize. So rero iki gihe cyiza cya ovulation ndagira ngo wenda tubanze turebe ubundi ni ibiki biranga ovulation. Turaza kubireba mu cyiciro kigiye gukurikiraho, ariko kugira ngo ubashe gukoresha iyi ngiyi nuko uzaba ufite ukwezi kwawe kudahindagurika. Hanyuma ikindi ahangaha, kuko twabonye ko intangangore ishobora kuresistinga nibura iminsi 5, mu gihe intangangabo ishobora kuresistinga iminsi 3, ahangaha uzateranyaho iminsi 5. Ubwo ngo nukuraho iminsi 5 urasigarana ku munsi wa 9. Hano nuteranyaho iminsi 5 urasigarana ku munsi wa 21. Aha 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahangaha hanyuma nuramuka, reka wenda nkwereke ukuntu uzabyara n'umuhungu. Nuramuka uje ugakora sex ahangaha ku munsi wa 14, ino Y izahitiza ihure na X, kuko twabonye ko umugabo aba afite X and Y. Tubona ko Y iza yirukanka cyane, iba ifite ingufu nyinshi. Niza yirukanka cyane izaba iri gutandukana na ya chromosome ya X. Iza yirukanka ihite ihura na ya chromosome yo ku mugore ya X, bihite biforma icyo bita X and Y, aribyo bitanga umuhungu. Iki ni cyo gihe cyiza rero cyo kuba wabyara umuhungu. Noneho dufate urugero, niba wenda aje agakora 6 ahangaha wenda ku munsi wa 10, bisobanure yuko ino X izaza yirukanke isange ryagi ntago rirashya. Ntabwo wa mubyeyi wacu igi ryiwe rirajya muri ovulation, igihe cy'urumbutse ntikiragera. Nirangiza, kubera yuko itamara igihe kinini, izahita ipfa. Izamara iminsi 3, 1, 2, 3, mu munsi wa 3 izahita ipfa. Nimara gupfa hazasigara ya yindi ya X y'igitsina gore, cyangwa ya yindi y'igitsina gore. Hanyuma nirangiza iresistinge igeze kuri wa munsi wa 14. Nimara kugeza kuri wa munsi wa 14, uhita usanga niyo yonyine noneho ije ihuye na ya XX, bihita bibyara XX, aribyo bizabyara iki? Umukobwa. Ahangaha rero ubu ni bwo buryo bwa shetozi methods, ni gutyo ibivuga. Hanyuma rero ubwo niyo ngingo ya kabiri kuri bwa buryo bwa karemano turimo kuvuga. Wenda tuzabijyamo deeply kugira ngo ovulation yawe uyimenye neza, umenye ibizayikubwira. Ariko nanone ikintu ugomba kumenya nuko ovulation akenshi ikizayikwereka, icya mbere ubushyuhe bw'umubiri buriyongera. Hari thermometre vaginale zikoreshwa ku bantu benshi. Iyo ubishaka urayigura ukazajya uyikoresha kugira ngo urebe niba igihe cya ovulation cyageze. Akenshi iyo thermometre urayifata ukayishyira muri vage, hanyuma ukabona yuko temperature yazamutse. Iyo yazamutse, icyo gihe umenya yuko uri muri ovulation. Ariko mu buzima busanzwe ikintu cyabikwereka, ushobora kuba wabona ururenda ku kenda k'imbere wambaye. Icyo kintu nacyo gishobora kukwereka yuko uri muri ovulation, kandi n'ubushyuhe buba bwazamutse bw'umubiri. Rero ugomba kumenya igihe cyiza cyo kuba wawe uri muri ovulation, ukaba aribwo wakora sex, hanyuma ukabasha kuba wabyara umuhungu.
hanyuma ikindi gice cya kabiri nari nababwiye ni kijyanye n'imirire. Ikijyanye n'imirire rero cyo kugira ngo ubashe kuba wabyara umuhungu nuko urya ibiryo cyangwa se ibiribwa birimo potassium nyinshi cyane, birimo potassium, instead yuko urya ibiryo birimo za calcium ndetse na magnesium. Wowe gerageza urya ibiryo birimo potassium nyinshi ariko harimo calcium na magnesium nkeya, hatarimo mbega calcium na magnesium nyinshi, kuko izi potassium zituma intangangabo zikomera, zikagira umuvuduko kandi zikabasha kuba zaresistinga mu mubiri, zikaba zaramba ntizipfe vuba, zikaba zamara igihe kinini. Kandi twabonye yuko kugira ngo ubyare umuhungu ari uko iriya sperm ihura n'intangangore kuri wa munsi wa ovulation. Ibi rero kubwire igihingwa kimwe nibura gishobora gutuma kirimo potassium nyinshi, buri igitoki kirimo potassium nyinshi. Igitoki muzagikunde cyane muzagikunde kirimo potassium nyinshi, buriya gituma intangangabo zikomera, zikagira umuvuduko, zikanaramba, ntizibashe kuba zapfa vuba. Igice cya gatatu ni imiterere yo guteramo akabariro. Ahangaha rero biraza muri bya bintu mujya muvuga ngo position zo kuba mwakoramo sex. Ahangaha muravugana n'umugabo wawe, position mukoresha, bavuga yuko akenshi no position ya dog style cyangwa se icyo bita k'inyuma bakuru baranyumva, kuko iki kiganiro ntabwo cyemerewe kwereka abana, icy'abantu bakuru akenshi bashakanye. Hanyuma dog style kubera yuko bavuga yuko iyo yunamye kuriya cyangwa se ahennye, bivuga yuko cervix iri closer muri vulva cyangwa se muri vagina. Noneho iyo yaba iri closer, iri hafi yaho, bikorohera umugabo gukora icyo bita penetration. ira penile cyangwa se igitsina cy'umugabo iyo gikoze penetration kiba kiri closer cyane ya cervix cyangwa se inkondo y'umura. Noneho yasohora bigahita byorohera intangangabo guhita yinjira byihuse, mu buryo bwihuse, kuko iba iri closer y'inkondo y'umura, hanyuma ya ntangabo ikabasha kuba yabona uko ica. So rero ndagira ngo dukomeze ku bundi buryo bwa nyuma. Ubwo buryo ari bwo kwa muganga, ubwo nababwiraga, kuko tumaze kubona uburyo bwa mbere buriya burarangiye, uburyo bwa karemano, ariko nabwo ko butizewe neza 100%. Hanyuma uburyo kwa muganga rero harimo gusuzuma no gutoranya sperm cyangwa se intangangabo urimo kugira. Uvuga ngo intangangabo bafata sample bakazijyana muri labo kugira ngo bahitemo intangangabo aba arizo bafata gusa, baba arizo bahuza n'intangangore zibashe kuba zabyara umuhungu. Nkuko twabonye ko chromosome, umugabo arimo chromosome ebyiri, iy'umugabo n'iy'umugore. Hanyuma bafata za ntangangabo bagakuramo chromosome y'ingabo, ariyo iyi ngiyi Y twavugaga, bakaba ariyo barekeramo ikaresistinga, ikaba yahura n'intangore, ukaba wabyara umuhungu. Ubwo ni uburyo bumwe kwa muganga bakoresha kugira ngo ubashe kuba wabyara umuhungu. Ubundi buryo bwa kabiri nk'uko nabibabwiye ni uburyo bwa IVF cyangwa se icyo bita in vitro fertilization. Ni ukuvuga ngo in vitro fertilization ni ubugenzuzi cyangwa se ni ubugenzuzi bwa PGT. Icyo bita PGT ni icyo bita pre-implantation genetic testing. Pre-implantation genetic testing. Ahangaha ni hahandi indiba yagiyemo, hanyuma bagafata embryo, bagafata embryo iri muri endometrium wall cyangwa se hahandi muri cya cyari hahandi igira ifata nyine muri nyababyeyi. Bamara gufata iyo embryo bagakuramo udukromosome nka kuriya kwa noze hejuru nari maze kubabwira
aho batoranyamo intangore, noneho bafata chromosome ya X iri muri embryo, bamara kuyifata bakayikuramo iyi y'umukobwa bakagumishamo ino chromosome ya Y gusa muri embryo. Bamara kugumishamo iyo ya Y gusa, hanyuma urumva igisigayemo ni igitsina gabo gusa, gisigayemo izindi chromosome cyangwa se uturemangingo tw'umugore cyangwa twa X bakaba badukuramo, hanyuma ubundi ukabyara iki? Ukabyara umuhungu. Ndibaze se ibi bintu byakunyuze, byakubatse? Niba byakubatse ntuze kuza kwibagirwa gukora subscribe hepfo, ntuze kwibagirwa no gukora like, comment yawe irakenewe. Ahantu utasobanukiwe neza utanono tuzagenda tuganira deeply buri kantu kandi. Hanyuma andika muri comment topic wifuza ko twazaganiraho ubutaha, kandi mbifurije amahirwe n'imigisha myinshi muri uyu mwaka dutangiye wa 2025. Stay in touch. Wari kumwe na registered midwife Fabrice Iradukunda, the God of women, save mother and child, reduce neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Bya bintu byo kuvuga ngo evidence based ngo bigendeye kuri iki, ibyo byararangiye, ntabyo dukeneye, ahubwo dukeneye reality. Noneho byo kuvuga ngo ngendeye ngo kuri ibi ngibi, none reka tujye muri reality, tujye mu bikorwa kandi biteza igihugu ndetse n'isi imbere muri rusange, umugore n'umwana imbere cyane. Ciao ciao, see you next topic.